turabatumiye twongeye kandi kubisubiramo ngo turabatumiye muri Praise Again live recording izaba season 2 izaba ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 muri Calvary Convenant Center aho ni muri Komarok mu kibanza cyiza Uwiteka yashimye ko kuri inshuro ariho dukorera. Turabatumiye ndavuye mu rukundo hariho kamere yayo ndavuye mu rukundo hariho kamere yayo ndavuye mu rukundo hariho kamere yayo nikuzo Kristo mano yagakiza akwiye ishimwe nikuzo Kristo mano yagakiza Kristo mwana w'Imana of stories. Ndabaramukije inshuti bakunzi ba AFRIMEDIA live, ndizera neza yuko muri amahoro aho muherereye hose ku isi. Wafunguye video nguhaye ikaze, nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndabizi neza ko ukunda AFRIMEDIA, ukunda izo dukora, ukurikirana ibiganiro byacu. N'uyu munsi rero turi kumwe n'abasore hano, n'abagabo ariko kandi reka mbita abasore kubera ko bakiri muri ya myaka. Siko cyane muri mu rubyiruko. Hagati y'urubyiruko naho utangiye no gusaza. Ntabwo mwiyumva ko mukiri urubyiruko? Turigo kuru yacecetse ko turasatira kurusohoka. Muri urubyiruko n'abantu bangana gute? Nibura guhera ku myaka 18 ukazamura ukageza nko muri 35 usatira 40. Nyine rugenda rwiyongera bari ngira ngo nkakera bavuga ngo ni 35 none bageze kuri 45. Abantu bari mu kwanga gusasa, abantu banze gusasa ntababikunda biravana n'ubukuze n'ubwakira cyangwa n'ubwo ariko mu kinyamurenge buriya umuntu bavuga ngo ni umusore n'undi yari umugabo w'imyaka 40. Yaho kiri umusore niwe wari wa mugabo batuma guca urubanza abamaze kwizerwa atangira kuba umutuma guca imanza nye kandi umwizeye nawe imyaka 20 n'ingahe sinzi ko umwizeye no mushumba no abaguruguruke Patri kucecetse kuri iki kiyoga niwe musore niwe mushumba nyamurengura umushumba umushumba uzi cyari cyo ugize uragira umushumba ni umupasiteri cyangwa abantu bazabaragira nabo babiri bashumbaza ngaho mubwire umushumba mu Kinyamurenge no umuntu utarashaka sawa ingaragu mbese ingaragu kubera iki Patri uri mu basore barebare Nairobi akunze uburiki ukunze ushumba tubwire ndabuze ufigiye cyo kitarangira wapfuye se nyine ko ndabuze ufigiye cyo uvuze ko gushaka mbese kuri wowe bifata ko gupfa ni nko gupfa yana ariko arugero nigi iyo bigeze biraba mu busanzwe utinya gupfa ubitinya kandi n'umuntu uzopfa se kandi azunamenya ko agiye gupfa gusa wapfuye ibyo ndetse ibintu utinya ariko urupfa abantu bararutinya oya hatinya basigaye kuri abapfuye ntabwo abasigaye nibo tuwe tuvuga bararutinya ariko naho ndi batinya gupfa batinya ngicyo bababwira ngo bapfa naho gupfa wona tubihuze rero n'umufano wawe wowe utinya gushaka ubwo iyo utinya gushaka nyine iyo process iri hagati yo kugira ngo umuntu ashake niyo ibiri hadi ariko ikigoye si decision yo gushaka ni process iri hagati yo kugira ngo ushake
kubera ko wabajije bonke ko hari ihari kandi yoroshe kandi yoroshe rwose iyo processes uri kuvuga abatarashaka ubwo kuri we gushaka ni iki ndugukunda mukabana ubwo ni ugukunda mukabana hari ubwo uri maze turamubona ubwo ubwo kandi ntaraboneka ibyo twita gushaka si ibyo kuravuze ntaraboneka naboneka umukunda nawe umukunda simuzobana cyane waramubuze oya sinamubuze ngende kirage kweli nawe mushaka kwihutisha uwo ni mu gihe Patrick twifurize processes tukwifurije ibihe byiza icyo gihe cyo hagati Imana ikihutisha igihe cyawe none amakuru y'iminsi turaho tumeze neza ko munywa mwari mubuze twari turi aha hafi yanyu gusa tudatunguka hano buri munsi ariko twari turi hano hafi yanyu habura iki haburaga kuza hano si iwanyu cyane ni iwacu ariko dufite mu rugo n'ahandi kandi abantu bose ntibaba ahantu hamwe usibye Imana nibera ahantu hose cyane kuko nawe ejo ndi wari uri hano nari impari urava hano uje ahandi aho ushaka kuja kandi ari hano nahisemo hano nahise hano hatari hano yes reka dutangire mwibwira abakunzi ba AFRIMEDIA abantu by'umwihariko nakiriye hano bwa mbere Jesu ubwa mbere Jesu namba muvuze ngo buriya ni njye hari abo turebye murishuka ko mwebwe atari ubwa mbere kuri AFRIMEDIA je ni bwo bwa mbere n'ubwa mbere cyangwa muri gutekereza ko tuzadura reka duhere hariya utangire wibwira abakozi ba AFRIMEDIA izaramuza mwivuga gute tutaratangira reka yivuge twumve ivuge wa buriya ni njye ubizi kandi ari bwo bwa mbere ngaho ivuge twumve nivuga ukwanjye ubwo uko hano wenda turaza kukumenya nyine turamenya ko uzi udukurikira nyine nimba uzi udukurikira turetse tubimenya Pacifique ndi umunyamuryango wa Voice of Praise yego mushumba Bwana asifiwe. amen Ndio mushumba ndio. Nitwa Patrick. Uko mwazoesha ndi ngaragu. Abamuri mu Imana muri Voice of Praise. Nairobi. abantu bakomeza kugaye ari mu mugayo w'Imana murakoze nitwa Butoto Bonke nkaba barizwa mu muryango wa Voice of Praise Ministries nkaba ndi hano nk'intumwa yayo n'ubundi muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none nitwa Bukuru Jean Paul ndi umunyamuryango wa Voice of Praise nkaba ndi intumwa yayo muri kino gitondo murakoze ndabakiriye muri AFRIMEDIA live murakoze cyane ndabizi mwese I think ko ari ubwa mbere mwicaye hano nanje si wari watubise nk'ubwoba ni ubwa mbere tugiye gukorana ikiganiro kuri AFRIMEDIA ariko si ubwa mbere mwese kugeramo hano musanzwe muhagera mu zindi gahunda ariko ni ubwa mbere tugiye gukora ikiganiro hano siko yego niki mukundira AFRIMEDIA ishusho yayo ni nziza ishusho nziza pe n'ibikorwa byayo binoze murayizi ariko ko kwatekereza cyane uje mu bintu byimbitse baduhanagure n'ibirata akindi tuyikundira yuko ni ikinyamakuru cy'itangazamakuru kandi abantu bose aho bari amakuru iyo abonetse cyakoze ubuzima bwose ni amakuru rero ubwo buzima mutanga ntubwira abantu batuye isi yose niyo mpamvu tubakunda niki mwanenze hano
ntacyo turabona kese nitugomeza kuhatinda agihari ahubwo ibyo tubona kugeza kuri ano masaha tumazemo hano ni byiza, harimo na keya nziza ifata abantu neza. Turi kumwe n'abagabo bavuye muri Voice of Praise, ni itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana cyangwa hari nsisi ndetse n'itsinda ry'ivuga ubutumwa muri rusange, ry'ivuga butumwa. Ibindi mukora murabitubwira kuko nzi ko muza muririmba mukagira n'amakuru. Ni inkuru andi makuru twabaye tuyaretse turi ku nkuru imwe. Reka ariho duhera. Nkunze kubona mukora ngo inkuru ya Yesu. Ni inkuru imeze ite? Byaje gute iyi nkuru ugira muyite ngo ni inkuru ya Yesu? Nagerageza gusubiza gutya. Impamvu twahisemo inkuru ya Yesu uko nikuyemo ubuzima bw'abizera bose, kubera icyitegererezo cy'inkuru ye niyo nzira yacu yo kugera mu bwami bw'Imana. Yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ubuzima bwe yabayeho hano ku isi n'icyitegererezo cy'abizera bose bari ku isi. Impamvu tuvuga inkuru ye nibwo buzima bwacu bw'abizera. Twifuza yuko isi yose imenya iyo nkuru kandi igakurikira ikaba ubuzima bwabo nabo. Ngaya amateka y'umwami wacu Yesu Kristo niyo dutangaza igihe dukora inkuru ya Yesu. Muza muhera kwivuka rye cyane, mukayikora nk'inkuru cyangwa mukayikora nk'igitaramo tumenyereye ibitaramo bindi byose? Duhera kuva umunsi yemeye kwitanga akaza kudupfira, kuko mu rupfu rwa Yesu no kuzuka niho hari ubuzima bwose bw'abizera. Kandi tubivuga kandi nk'ubuzima bwuzuye buri spirit utari inkuru, kuko inkuru iraza igatambuka hakaza indi. Cyo tubivuga nk'ubuzima buriho bwahozeho kandi buzanahoraho iteka ryose. Niwe mpamvu y'abizera, ni nacyo abizera bakwiye kuvuga cyonyine, ni inkuru ya Yesu nk'ubuzima. Not kuba ngo yavuye mu ijuru ngo araza, tuvuga ubuzima buhindura abantu kuba kugira ndetse n'imitekerereze isa n'iya Kristo. Niyo mpamvu twabizanye muri iki gihembwe gisoza umwaka nk'inkuru ya Yesu, tubyamamaze uko yabidushoboje kubivuga. Ahubwo nibabuha wenda dushimye nuko inkuru ya Yesu yageze hano cyane. Ndumva ko yageze hano kandi tutarabana muri ibyo bitaramo, kandi tutarabana. Ko mukuye ni wowe ganyine ko mukuyemo kandi tubibanamo iminsi yose. Ati wenda utarayidusangiza ubu dusharinga ukuntu yakugezeho nawe, kuko icyo tuvuga cyane mu nkuru ya Yesu si amakuru kuko bavuye kubivuga y'ibyabaye, ubwo n'ingaruka byagize mu buzima bwacu, ndetse n'ibyo dusangiza abandi bantu bariya nabo batarayimenya cyangwa bitarabagiraho za ngaruka, nabo babashe kwirwaho yanga za ngaruka. Ntibabyumve nk'amakuru ngo begere mu nkuru, ahubwo noneho bihinduke mu buzima bwa buri munsi bwabo. Nicyo no kuyisangira tugasangiza ibyahinduye ubuzima bwacu. Namwe dukonjorereho kidogo ku nkuru ya Yesu abakunzi ba AFRIMEDIA bakurikiye. Bwana sifiwe. Amen. Ntabwo ndi buvugeho ikintu kinini, gusa kimwe cyo dukora nuko twemera ko twebwe turi abemeramana, turi abemera Kristo. Hanyuma abemera Kristo rero ajya gusubira mu ijuru niko asabwe abigishwa be. Yaramwete rero mugende mu mahanga yose mubwire abantu. Ikindi yabatumye kuvuga, yabatumye ngo mugende mubwire abantu amakuru y'abaperezida babiyamamaza, yabatumye kwamamaza abantu. Yarabwiye mugende mubabwire izo mwambonanye, izo mwanyumvanye, arizo muje kubabwira. Ibyo rero twumvanye Yesu, ibyo twamubonanye nibyo tuvuga. Ibyo rero ni ibihe? Nuko Yesu ari ushobora gukiza umuntu akamuhindura akamugira musha. Ko Bibiliya ivuga ngo abari muri we baba ari ibyaremwe bisha, ibyakerewe bishize. Rero niko kazi twasigiwe hano mu isi, niko turi gukora. Turi kubwira abantu iby'inkuru y'ubwami bw'Imana. Abakristo ba AFRIMEDIA turabongereraho utaramwizera, turamusaba kugira ngo niyumve iyo nkuru ya Yesu, kuko Yesu inkuru yiwe ni umukiza, ni umwami utanga amahoro,
ni umwami uhesha ubugingo, ni umwami ubabarira ibyaha, ni umwami utwezesha amaraso yiwe tugakizwa. Uramwizera abashobora kumwizera, kandi iyo umaze kumwizera uramwiyegurira akaguhindura, nibwo aguhindura icyari mwigisha. Yamara kuguhindura icyari mwigisha akaguhindura gusa nawe, noneho ukamwerera imbuto zisa nawe, kuko wamaze kumwizera n'umutima wawe ufite yarawuhinduye. Reka twihute kubera impamvu z'umwanya dufite utari munini. N'igikorwa intego y'iki kiganiro ni praise again. Sibyo? Mutubwire kuri praise again. Reka turashima kwanza kuba turi muri kino kibanza kandi dukurikiranwa n'abantu benshi bashaka kumenya twivuza abaribo. Impamvu twafashe ino praise again ni ubuzima bwo kwizera cyangwa ubuzima bwacu bwa Kristo dushaka gucelebratinga mu gihe cy'umwaka, kuko mu mwaka haba harimo ibikorwa byinshi by'umurimo biba biraninga, bikorwa everyday, buri munsi uko ducelebratinga abizeye Imana bushasha bari mu zaha bavamo, tugacelebratinga imibereho yacu yo kurushaho kumenya Imana, tugasa kandi tugacelebratinga ubuzima n'amazi y'ubugingo agenda atemba mu banyamuryango. Niyo mpamvu twazanye n'ino nkuru ya Yesu iba nk'isoko yo kuvomerera abandi baza bumva ubwo buzima. So iyi praise again twayikubiyemo amashimwe y'ubuzima bw'umwaka tuba tumaze turi mu kibanza nk'umuryango, noneho tukabishyira mu rwego rw'indirimbo zo kuririmba kugira ngo bwa buzima bugere kure aho tutazagera. Kubera indirimbo igiye hanze igera ku muntu utanzi, ariko igatanga ubuzima iyo ayumvishije. So iyi praise again rero ije uno mwaka ni special, iri mu rundi rwego, kuko iyo umwaka ushize yakiragiye gishize yari iri kuri standard y'ukwizera ku rugero runaka, ariko iyi ngiyi ndagangurira umuntu wese ntazabure ahubwo azajya azihangana hari ahangurikira, azagere gusa mu kibanza nizeye ko azahatorera ubuzima budasanzwe. Mutubwireho ku muntu utabizi ni praise again live recording. Umwaka ntitwakongeyeho nubwo twavuze gusa ngo praise again ni live recording. Sibyo? Muzaba muri recording amashusho ni n'amajwi icyaremwe. Izo ndirimbo mbese mufite ni album mugiye gukora, ni indirimbo imwe, bimeze gute? Mube nko tubwira amakuru arambuye. Murakoze cyane. Turi kubategurira album yuzuye, izaba ari indirimbo 8. Ku mahitamo twagize kugira ngo tuzakora album y'indirimbo 8 tuzarekodinga yuzuje message n'ubwiza bw'Imana. Imana yahumekeye mu mitima yacu ngo tuzabashe kongera kumushima, tuzamura ijwi rishima turumurika izo ndirimbo ya album, ari nayo izakurura mwaka wose wa 2026. So ni album nziza iryoshe, nziza rwose. Ari benshi already bagiye bumva banasaba muzimwe bagiye bumva muri uyu mwaka bati inyabona ntimuzayisige iyi nayo. So tubabikiye, turi kubitegura ku rwego rwiza rwose. Ni album majambo make. Iteganyijwe ryari? Wenda tuve kuri ako mukadusobanuriye neza ipanze gute, bimeze gute, mutubwira amakuru yayo, noneho twinjire mu bindi bibazo byinshi mfite aho inyuma. Abagezi baraza kunyunganira. Iteganyijwe ku itariki 21 cyangwa se 21 cyangwa se 21 cyangwa se tariki 21. Ariko ururimi rwanje vuga ni tariki 21 z'ukwezi kwa 12 mu Kiswahili 21. So ni kuri uwo munsi ikirere Uwiteka already yamaze kuduha ikirere gifunguye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12. Location kaza bari muri Calvary Conference Center, aho ni Koma Rock mu gace ka Kayole.
aho tuzaba turi kumwe n'aba ministers batandukanye ba Nairobi bose, aya matsinda dukunze gukorana nabo hano mu gihugu cya Kenya, ndetse dufite aba special guest cyangwa se abashitsi b'imena twateguye, turi kumwe nabo mu myiteguro, tuvugana umunsi ku wundi, turi kumwe n'abakozi b'Imana ben&chance kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Ni abantu Uwiteka yahaye isi, yabagize ijwi rishima kimwe nuko twabiteguye. Nibo mpamvu twabonyemo umuhamagaro Imana yashyize muri bo, turaba approachinga dutegurana nabo kino gikorwa. Turi kumwe n'abakozi b'Imana kuri inshuro twateguye bo muri iki gihugu, barimo Jacqueline Menza na Su Washira, n'abakozi b'Imana babarizwa muri iki gihugu cya Nairobi, gospel artist beza bo muri iki gihugu. So mu ncamake ni uko iteguye, birapanze ku rwego rutangaje. Mbese wowe uhari, bizotangira sangapi birangire sangapi? Imiryango izaba ikinguye guhera saa 8, abantu binjira, noneho naho amasaha azatangirira. Abantu bafata ibyicaro byabo neza, bitandukanye n'ishuri no ku nshuro yatambutse ubushize. Saa 8 abantu bose bazaba bamaze kubona amatike yabo, ndetse ndaza kubibabwira nutayagura ubu nyine ushobora kuzosubira ku kibanza amatike yashize, kuko already batangiye kuyafata. Ikindi saa 8 imiryango izaba ikinguye, abantu bafite ibyicaro nibamara kubona ibyicaro dutangire igitaramo. Ubwo guhera saa 8 aba bantu bose uvuze bazabona imyanya, guhera ayo matsinda wavuze ben&chance, aba baririmbyi bandi, uyu mwanya urahari kugira ngo abantu bose bazakore tubone, cyangwa nukuza kuturabuza kidogo? Bose bazabona imyanya ariyo ku ministeringa, n'aba turi kurarikira bazabona imyanya yo kwicara neza. Sindaje kuyo kwicara, kuko kwicaraho muri kutuha impamvu zo kuza, ariko zo kuza kwicara ndetse sinzi no kwicara ko bizokunda, none bazahagarara paka dusoje. Ariko ndi kumva batari benshi bazabona umwanya wo kuririmba, ku buryo mubona umwanya uhagije, ku buryo abo bantu bose bazaperforminga. Tume iminota ingahe kugira ngo twite tuyibara ubunyi, kugira ngo ubone ko abantu bazabona umwanya uko banyotewe, abo bantu uko banyotewe. Ariko twebwe uko twabateguriye bafite imyanya ihagije. Nubwo muteganyije ko tuzasoza nka sangapi? Mu ijoro, cyangwa tugire mwuka wera bo muhagarikiza nawe kuko nukera kintu bari kuvugira mu mukozi w'Imana kera nimba kurimo. Ariko birateganyije gukingura imiryango saa 8, saa 1 n'igice, saa 2 tugasoza. Saa 2 ariko nusaba kwari gato cyane, nugira izindi ndirimbo usaba kuri twebwe, ugasaba abayumbe ako cyangwa ugasaba ben&chance. Hari indirimbo uvuga ngo atarimbye zaburi ntiwota, biremewe ko twosabisha cyane gose. Ako mbere y'igihe mutangire mwandike muri comment indirimbo batazasiga. Yego, indirimbo uhaye wumva ya ben&chance, jewe ni Yesu arakora. Yesu arakora, kibazo areke kuyikoraho. Ni ukuvuga ngo urebye imitegurire, live recording igira ibibazo, sibyo? Ni iyihe assurance ubu nyine mufite muvuga ngo live recording, amakorari menshi, amaministeri menshi, amantuze menshi, amatsinda atandukanye, tukunze kubona izo challenges basohora indirimbo 10 tukabona 3 cyangwa 4 bakoresha no 5, bigenda gute? Umugabo umwe ntari bene wacu bakunda kuvuga ngo bazakubona uteze imodoka ngo ntumukazambwenda ngo izuma by'abazungu, ibi twose bizabiba yamara kaziyinjiramo, zitanga zose zategwa n'izuma by'abazungu. Aba ngo moto ngo uzugenda kuri moto yamara kayibira Istunga abantu ngo barabona bashitse. Izi zose izi challenge zose bavandimwe zaziba n'izuma by'abazungu. Nta moto uzuteganya ngo kure play iwe mashirimo challenges. Ariko itwebwe uko warubaje ngo assurance twabiteguye mbere, nubwo twasoje post game nayiboneye sicyo twabiteguriye.
twari twarabiteguye guhera mu kwa mbere guhera n'umwaka ushize twari dufite kuyikora turavuga ati byibura reka tuyisubike tuyegeranye neza tuyikore neza kugira ngo tuzayikore neza yuzuye itarimo hutihuti n'akandi kaduruvayi niyo twayiteguye kera ariko tugiye kuyibashiriza ubu nyine mu kwa 12 twebwe already twarangije kwitegura ibisabwa byose ahasigaye ni wowe utaritegura muzoze tubane niho twebwe tutari naho assurance irahari yuzuye ko kuko ibisoma birahari abazovuza barahari abazoririmba barahari indirimbo turazifite already murazizi tuziririmba iminsi yose kugeza ubu nyine gusa dutegereje umunsi nyiriza n'assurance ijana ku ijana abatumirwa barakonfirm kila kitu kimeze neza kabisa kandi nakongeraho nuko mubo turi gutegurana kuri inshuro kwavuze ngo abaririmbyi basohora indirimbo 10 ku munsi nyirizina agasohoka 2 mukumva ngo zarahiye cyangwa tizize kuri inshuro aho gusha arakunze muri Kongo twaraza twifotoza amafoto bakaja kogasha ngo yarahiye none yasigaye hasha indirimbo irimo kugenda kohereza abadukunda abadukurikira umunsi ku wundi ndetse n'isi kuri iyi nshuro abo turi gukorana n'aba professionnel babizi duhereye ku bazarikodinga sound cyane n'izizamo ibibazo ndetse na nyuma yaho production zindi za nyuma yaho abazabikora ni abantu bari ku rwego bafite twakoze inyigo tuzi kuri itere igezweho y'isi n'abantu babizi bafitiye ubumenyi buhagije ikindi dufite experience twakoze live recording ubushize so twamenye challenge zabaye so kuri none ya kabiri tugiye kwitegura twabangiye kwegeranya challenge twahuye nazo and then tubanda tuzikuramo tumaze kuzikuramo tubona no gutegura ikindi kintu cyuzuye no kitarimo zijyambugana kimwe bonke yari yavuze yo kwinjira dukererewe urabona urumva iyo ngiyo twinjiye dukererewe yabaye challenge yabaye kuri twebwe so right now ubunyine kuri location right now ubunyine turasaba yuko buri muntu wese azazira igihe abantu tuzindu aze yizeye tukagerera igihe challenge ndibuze umuntu gukora ari umuntu ushobora gukora album tabona indirimbo zose ngakwa kundi Patrick yavuze amafoto agasha cyangwa isi indirimbo zigasha ariko icyo ngicyo ngenda gikunda kubera ko mukivi namenye yuko ari indirimbo zisha menya noneho ya kabiri ngiye gukora ko making sure ko umuntu dukoranye at least 99% azampeza album na mwaye nakuzi ndetse no gusohora umwuka wera yonganiriza kanga iyi ndirimbo message tuyitanga ikino gihe bitanga inyuma y'imyaka 2 ndende yo gupinga umwuka w'Imana ibyo bishatse kuvuga ngo hari izo mwobika kugira ngo muzitegerereze igihe runaka paka zitahiye zihari rwose mu matsinda atandukanye bibaho kumva umutima ntabwo guhatiye ko iyo ndirimbo wayitanga icyo gihe nambonye igeze kudusobanura kutubwira ko ni Nasiri yari iri ku murongo w'indirimbo zari zigiye gusohoka ariko abariyo imubera inzira yo kugira ngo akwire East Africa na Africa muri rusange turakora ariko kandi uduha direction ngo yayisohoye haje kugira ngo ive mu nzira izindi zibona uko izo iwashaka ariko biteka natwemerera izo tuzokora zose tuzazisora uko zizaba zipanze muri shuwa yuko izi ndirimbo zizosohoka uko zakabaye cyane ndetse aho guzirushaho kugira ubwiza zirushijeho cyane rwose kubera ko abantu bazabaza bagatarama hariya tugategereza hari ukuntu iyo batetse uri kumva agahumuro hari ukuntu wumva ukeneye no kubiryaho siko biza bigenda bakaranze uri aho arawundi uba ufite amerwe aruta umuntu batetse adahari ndetse
siko bivuze ngo umuntu waje akaba muri live recording uwo munsi ni nawe ugira amatsiko aruta y'abatari bahari cyane kuko aba yabonye ishusho akumva yamara akategereza ngo azabona bazaheraho bagatangira no kujajinga ngo bazasohora imbere iyi zaza mbere mukurikije mwebwe rero mu ndirimbo zose muri guteganya niki hiri ku murongo w'imbere ihetse izindi mukorera akantu karesha ishobora kuza gusohoka cyangwa nazanye imvuze ihetse k'izindi ariho message ishingiye ni hafi ya zose reka nyunganire ni nk'uko naringiye mbo sibe nyuma gato nyuma zo gusubiza n'icyo kibazo wenda abantu ni naco twokangurira abantu ntibategereze gusa indirimbo zizaza bagire n'umutima wo kuza gutarama kuko hari ibitaramo biteguye mu buryo buheka umutima wo barawufite kuko narimvuze ngo umuntu utumvisha urukaranga ntazagira n'amerwe amerwe agira umuntu wumvishe bari gukaranga noneho bazoza ari benshi bagire n'ayo merwe neza nk'uko bivuze nicyo twabakangurira udufashe kuba tubwira abandi hari abagabo ko barumva hari abagabo bazavuga ngo nguriye uri hariya wicaye uriya sibyo azoze yumva urwo rukarango mu ndirimbo iyo turepeta ariyo zitegura izo turimo dutegura zose iyo duhereyeho umunsi umwe muri practice siyo turaduhereho butabukurikiye niyo tubonye uyu munsi ko ariyo yanyuma iheka niyo hese izindi ubukurikiye dusanga hari indi noneho yayihetse ubwo ni ukuvuga ngo reka tubiharire mwuka wera twizeze gusa ko zose indirimbo zose turimo dutegura mu by'ukuri ziri kuri standard nziza ni indirimbo zirimo amavuta n'indirimbo zirimo ubutumwa zirimo message si amajwi gusa hariho na message ikomeye hariho n'amavuta y'abaririmbyi turayabona muri practice twenyine turirimba si ibintu dutegura byo gufasha abandi bantu natwe ubwacu twenyine turabona tudashobora kwihanganira kubigumana ngo bigumane bibi byacu twenyine ahubwo twabiha n'abandi kuko ni ibintu bidufasha twenyine iyo turepeta iyo turirimba so abantu biteguriye gufashwa n'indirimbo hafi ya zose zirahekanye nimuduha akantu gato ako mwuka avuze ubu nyine aka kanya turirimbe gato mwuka aravuze ngo muzoze mwirebe nimuze murebe muzoze mwirebe gusa ubuzima buri muri ziriya ndirimbo niya nkuru ya Yesu turayitatira dukeneye kumva akantu kangana turabuze icyo wasabye ni ukurabura tu uzi kurabura nzoza nimara kundabuza muramunsi ya mbere turakurarikiye kuzaza muri repetition icya kabiri nzoza sentiri ari sentiri naherutse kandi bantu nkaha gutya Patrick atazi gucuranga twari kuyimuha ariko urabizi ko utabizi naherutse uri kwiga si ndabizi ariko aka kanya intebe nicayeho sindi comfortable yo kugira ngo mbikore ariko gusa umugabo w'umurenge wavuze ngo ngowe ngo ndakindi kiza kimufasha mu materaniro uretse amatangazo ariya zino ndirimbo zacu reka tuzifate ko ari amateraniro kandi buri wese afite guyiwe nimutangemo itangazo twumve itangazo kagufi ndi umunyamugisha nawe ingabire y'ubuzima wumva ndi umunyamugisha kukazi kera umukarange mutangaze gutyo ariko ntegereje ko yakira neza zivuga ngo neema yake Mungu imenitosha sitahofu lolote yu pamoja nami uratubanezerwa nezerwa controle y'iki kiganiro kubera ari nde zivuga ngo nubura controle tugira ikibazo mwana w'Imana wabambwe ku bwacu ukumva
nindira se ndacaba ngivuze ibindi biri ku mutima ndasubira araho yahereye Uramera nk'abahungu. ndamera nk'abahungu sasa hari indi ngo ni impano y'agakiza niwe mpano y'agakiza yampindukiye ubuntu budashira kibazo ko ndaje kunezerwa mukakoshesha mwamara mugahuje yampindukiye ubuntu budashira namugezeho mpindu rwamusha akwishimwe nikuzo Kristo mpano y'agakiza akwishimwe nikuzo Kristo mpano y'agakiza ufite ahantu muza mwandika amandiko iyo abantu banezerewe ikibazo irimo n'umukunga irimo aho hagati akwishimwe nikuzo Kristo mpano y'agakiza Yesu we akwishimwe nikuzo Kristo mpano y'agakiza ngaho batumire Shuti bavandimwe badukurikiye bava mu nkengero z'isi yose mu migabane y'isi yose turabatumiye twongeye kandi kubisubiramo ngo turabatumiye muri Praise Again live recording izaba season 2 izaba ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 muri Calvary Covenant Center aho ni muri Komarok mu kibanza cyiza Uwiteka yashimye ko kuri inshuro ariho dukorera turabatumiye aho ben&chance bazabavuye mu Rwanda hari Su Washira hari Jacqueline Menza baje kugira ngo tuzifatikanyije kuramya Imana no kwihimba kugabanyijwe ijwi wari ufite ese ni wa munezero twaherega ntukarakonize reka no gutumira nk'abangahe aho hari ubuzima busha mu mpera z'uno mwaka twifuza yuko abantu bakinjira mu wundi mwaka musha bafite andi mateka mashya amen uyu mugoroba wewe uri kunkurikirana uyu mugoroba we dutaramiye uzokurikirana kino kiganiro aho uzaba uri hose uzamenye yuko iri tariki ya 21 wishyire kuri kalenda mu wawe uzamenye yuko ari umugoroba wawe ari umugoroba w'umuryango wawe ari umugoroba w'ibyishimo mu buzima bwawe ari umugoroba wo kwakira imbaraga zizakwinjiza mu mwaka wa 2026 ngwino tuzabane kandi uzasanga uri umunezero wuzuye kwinjira muduteganyije ko tuzinjira gute mwavuze ngo tuzicara saa 8 tuzaba twicaye yego ariko se hari igisabwa yego hari ibisabwa yego hari ibisabwa gusa twongereho kandi ko abantu bazazinduke kuko inyota abantu bafite yo kuzaboneka muri live recording yo kuzataramana natwe amavuta abashitsi bafite turimo twatumye kuzabona ari muri iki kirere ari muri kino kirere turimo twumva nari muri practice umuntu nakererwa azabahombye cyane rwose nakererwa ashobora kuzicara inyuma iriya akazarangiza hari ukuntu umuntu uri inyuma akazarangiza ku mascreen gusa ariko akifuza kuba yagera hari imbere akaba nk'utaramana n'abari kuri stage rero igisabwa ni ikintu cyoroshye ni ikintu kitaremereye cyane ni ukugira gusa ngo dufatanye twese kugira ngo tuzashime Imana tuzafatanye kuri uwo munsi hari amatike ateguye dufite hari n'andi amaze kugenda uretse hari n'andi amaze kugenda abantu bamaze kugura menshi ayo dufite ubu nyine n'amatike arimo nko mu bice nka 3 gusa byonyine n'ikindi cy'umwuka n'ikindi cy'umwuka ariko aya ngaya ari fiziko dufite hari tike isanzwe y'ibihumbi 2,500 yes iyo ni itike imwe isanzwe yoroheje benshi bita ngo VVIP benshi bita VVIP y'abanyacubahiro
nguriya muntu uri hano ntakundi tubivangiye agasura akaba ari n'itike y'ibihumbi 2,000 nawe ni VIP akunda kwita VIP agasura akaba ni itike y'igihumbi ubwo ni ukuvuga ngo bariya ba 2,500 bazataramana natwe imbere n'abandi n'ufite n'igihumbi nanone azaza kutarame azaza atarame kuko byose birashoboka kandi murabizi ko igihumbi takira amafaranga menshi muri iyi minsi rero nicyo twangurira n'imbuto gusa n'imbuto ni offering ni ituro no kuyamufatanya yabivuga ubutumwa bikomeze rigende rigere kure murabizi ko umuziki ni ikintu gikostinga cyane ikintu gisaba ibintu ku bantu b'amakouple hari icyo mwamatekerejeho yego amakouple kandi n'ubushize nibo batwitabye ari benshi twabatekerejeho shobora kuza n'umufasha wanje akagura itike y'igihumbi nawe akagura itike y'igihumbi tukicara mu myanya isanzwe cyangwa bari muri irya mwuka wera niba mwuka wera arayivuga noneho indi na couple ishobora kuza ikagura umwe akagura 2,000 undi akagura 2,000 bakicara mu mwanya wa VIP indi couple nayo ikaza ikagura itike ya 2,500 ubwo n'umugabo umugore akagura 2,500 bakicara mu mwanya wa VIP nka couple umwanya mwiza ndetse n'abandi cya cyiciro kindi cya mwuka wera cy'abakunzi bacu bari hirya no hino badukurikira ashaka no kugura y'amadolari 100 ariko tukamwicaza mu mwanya w'icyo cyiciro icyiciro ni sponsors nico cha mwuka wera ushaka kugura itike hariho kadi yabigenewe y'amadolari 100 amadolari 500 amadolari 50 n'igihumbi cy'idolari ngo tanga igihumbi cyangwa na 2 hari abantu bafite bashaka twabageneye umwanya wo kugira ngo batange ituro ryabo bikora ku mutima w'Imana mugani wa konfi so nibyo twabigeneye kandi turarakira tuzi ko AFRIMEDIA ifite abantu bayikurikira benshi bari ku migabane y'isi ushaka kutazabona umwanya wo kuba mu kibanza ngo uze muri salle ya Calvary Conference Center ariko uraha ahandi nawe turagusaba kugira ngo utere inkunga umurimo w'Imana ugura itike yawe cyangwa se uyigurire abavandimwe agurire nk'abantu nk'abantu 10 twe tuzabagenera turarabo batwegera bakati itike ubona umuntu bikwiriye tukayibashira twate hari abantu bagutekereje abantu 10 tukabashira amatike yabo already hari turamufite Dr. Faraja ku cyumweru gishize yaguriye amatike abantu 10 ndetse naho ari tumushimira cyane tuzi ko ari umufana wa AFRIMEDIA yakunze kwaba n'umuterankunga yaguze already amatike 10 muri abo bavuze yagiye harimo n'abandi bamaze gufata yandi yabo turamushimira nawe udukurikira utari mu gihugu cya Kenya cyangwa se mu mujyi wa Nairobi turakurarikira kwa ngo yazabemo mu bundi buryo akandi kandi nunganira kuri bonke urashobora kubura umwanya wo kuba mu kibanza uri kure natwe ariko urashobora kugabana umugisha wo kurihira umuntu umwe utashoboye kwirihira cyane ndavuga abantu bari hanze bafite imiryango cyangwa abantu bari muri za Amerika ku migabane y'isi ariko afite abavandimwe hano Sudani na Uganda afite abavandimwe hano afite abandi bantu hano bamushamikiye waba ubabereye umugisha kuzataramana natwe kuri uriya munsi kandi hano amatike dutanga si ikiguzi cy'icyo tugiye gutanga ahubwo ngiye kubabaza ngo musige mugurisha ubutumwa aya matike abantu bose bazabishuza narebiza mu bisobanure hano amatike dutanga si ikiguzi cy'icyo tugiye gutanga ahubwo ni depanse zagaragaye mu gihe dutegura icyicaro cyo kubana namwe mu gihe cy'umwaka mwabonye ko dufite abatumirwa ngo bazava mu Rwanda dufite abatumirwa abandi b'abanyakenya bazaba hano sale irishurwa umuriro ibyuma bari kodinga kino ntabwo ari ikiguzi ahubwo ni support zo gusapota kugira ngo zandi bavuze umunani kugira ngo zizasohoke neza uzirebe hari process n'ifaranga zikora gusa so kugura aha beka hari akarimbo mwari mukozeho kajanye n'umusaraba aho muhite mugasorezaho ubundi
okay ajya nakaye ko zose zari uzazigana umupfundo rya zose ingura Yesu umusaraba ariko hari akawuvuze mu izina yamindukiye ubuntu budashira namugezeho mpindurwamusha yamindukiye ubuntu budashira namugezeho mpindurwamusha akwishimye bikuzo Kristo mano yagakiza akwishimye bikuzo Kristo mano yagakiza akwishimye bikuzo Kristo mano yagakiza sako hari akandi wari waririmbye Kristo mwana w'Imana nutuma tunezerwa hano kibuke mu turimbo nka dutatu wari wakozeho kari aka kabiri sakavuze katari ak'igiswahili akakurikiye akagiswahili ako uri ku buhanga bw'ibyuma iyo nsubiriza inyuma hano nahera turoli Kristo mwana w'Imana wabambwe ku bwacu byavuye mu rukundo hariho kamere yayo Kristo mwana w'Imana wabambwe ku bwacu byavuye mu rukundo hariho kamere yayo byavuye mu rukundo hariho kamere yayo byavuye mu rukundo hariho kamere yayo. turabatumiye muri live recording ya Voice of Praise ni Praise Again live recording ku minsi 21 December 2025 uwo munsi ntimukabure ko Maroc reka dusoreze hano Imana ibahe imigisha mwe mwana mukurikiye Imana ibahe imigisha kubw'impamvu z'umwanya duhinira ahangaha programme ni nyinshi ubundi mbifuriza amahoro murakoze cyane hari ico muvuga kindi abantu bagende bakijanye no gushimira AFRIMEDIA itangazamakuru ndetse ku bufatanye bw'abaturage ndetse no kuhagerera ku gihe kugira ngo muamenyesha amakuru ibiri gukorwa hirya no hino. Turabashimiye cyane ku bufatanye bwiza ndetse n'ibikorwa byanyu bisukuye byiza rwose tubikurikirana umunsi ku wundi. Turabashimiye byimazeyo. Imana ibahe umugisha mwinshi. Barikiwe sana. Asante. Thank you so much. Imana ibarinde uwo munsi 21 muri Praise Again. Nawe Praise Again urayikeneye ubundi dukomeze praising nyine. Imana ibarinde kandi. Thank you so much. A world of stories.